maze iminsi numva ngo ibintu by'ibibazo ubundi niyanikiye amakariso n'amabogi byose abantu barabitwaye bose babitwaraga ari ibyabo cyo kurengera ibyo birego sinjya mbijyamo amakariso n'amabogi isa ntago ibyo birego nabizana ngo bikemure bijyanye n'iki kubijyanye no kwinyeganyeza nyine kopo umugaba wiwanjye amazi iminsi atadata amazi iminsi atadango yibereye ku ndaya zo mu imidugudu izo zose nibwo abatikani bazishyura abantu bafata inkari zingwe bakaza bakazihumuriza imbwa zikanukirwa bakazitwara. muraho neza boss wacu. yego nkuko bisanzwe rero tujya dukora inama ariko twe tumaze agahe tutayikora ariko noneho ubwo twaje aho ni sawa maze iminsi numva ngo ibintu by'ibibazo ubu ngubu none ubwo tuvugana biremewe noneho buri muntu wese yambaza ikibazo bafite kuko ubu noneho ndahari pe. Murakoze cyane mudugudu rero yewe nkaba mfite ikibazo kabisa. Yego nta kibazo watubwira. Utigo ni iki? Ubundi niyanikiye amakariso n'amabogi byose abantu barabitwaye babitwaraga ari ibyabo cyo kurengera ibyo birego sinjya mbijyamo amakariso n'amabogi isa ntago ibyo birego nabizana ngo bikemure. Aha icyo turakivugaho ntacyo acyumvishe turaza kukivugaho undi nibyo mudugudu nanjye reka mbabaze ikibazo. Yego nta kibazo. Ku kibazo cy'abajura muri uyu mudugudu wacu hari ikintu uri gufataho umwanzuro uri kumva badufasha iki ko abajura bameze nabi uziko nanjye mbwa yanjye bayitwaye. Yesu umutekano nago wemewe mbwani Yesu mbitekerejeho biranambabaza ngiye bantwaye n'ibintu byinshi rwose na ya pusi yanjye barayitwaye. Yesu nawe turakigarukaho nta kibazo. Undi yego mudugu nanjye mfite ikibazo. Yego nta kibazo muri iyi minsi walete yanjye yari yaruzuye abantu baraza barayividura barayirangiza yose utanga ikirego kugira ngo ubinkemurire bampereze ifumbire yanjye barayitwaye. Iyo fumbire bayijyanye kuyigurisha ngo bahigire. Iyo fumbire barayigurishije kandi iyo fumbire baranze kubishyura. ku muntu umwe niwe nahaye ijambo. Uzi nawe kuntu ibiryo by'iki gihe birushye ibaza ukuntu umuntu aba yihirinze kugira ngo abone iriya fumbire ukajya kunya ukarunda ifumbire bitekerezeho nawe. Amabikimwa ntabwo ibibazo ndamenye ukuntu mbisubiza ni cya kibazo cyanjye cy'ifumbire ugomba kugikemura. Yego turabigarukaho nawe turabigarukaho. Undi nyamuneka mudugu nanjye ndabaza ikibazo. Yego nta kibazo mbwira. Hari umugabo uherutse kuza iwanjye Yesu ariko twavuganye amafaranga make nawe urabyumva. Yesu bijyanye n'iki kubijyanye no kwinyeganyeza nyine kopo noneho ahava nta kintu ambwira. Yesu ngubwo ndagushaka ngo nkugezeho icyo kibazo ndakubura nshaka bamutwara sibo ndababura icyo kibazo ntago mujya mugikemura basi mumbwira ahandi hantu nanyura. Yego uwo mugabo wari wamufashe umugabo yari yaje iwanjye twabyiyumvikaniye mwari mwayitangiye bivuze ngo byarangiye atakwishyura. Yesu n'ukuntu bivuna seka ibibazo byacu kugumeye kubisubiza urabyibagirwa. ntago mbyibagirwa ndababwira nta kibazo ndabasubiza ibibazo mwagiye Mudugudu mfite ikibazo. Nakariso yagutwariye wowe. Mudugudu iki kibazo nanjye ndagifite. Nimutuze mugabanye urusaku niyo mpamvu rero inama kuza kuyikora mudafite gahunda ntago ibintu njya mba mbyumva. akubudu waragiye Yesu nyine ndababwira nawe mbwira ikibazo cyawe. Mudugudu rero nyumva gato. Yego abagabo b'iyi minsi n'izi ndaya ziri mu uyu mudugudu. Yesu umugaba wiwanjye amazi iminsi atadata Yesu amazi iminsi atadango yibereye ku ndaya zo mu imidugudu izo zose nibwo abatikani bazishyura. Yesu ntabwo turi bubyumvikaneho izi ndaya zo mu imidugudu muzirukaje kumukura iwawe mugore. mutuze nyamune mutuze mudugudu tubiganiraho. Ubu ngubu uyu nguyu afite umugabo w'indaya. Mudugudu ikibazo cy'indaya ziri muri izi karitsiye. Ndabona abantu babiri. atabikemura ntabwo byavamo izi ndaya agomba kubimenya. umugabo wanjye amaze iminsi atadata. Umva njyewe ndabona uri kuvuga cyane ndaguhamagarira rondo. Yesu uri kuvuga cyane kuruta abandi kandi numva bafite ibibazo. Nta kibazo Yesu
mwaratubwiye ngo muzaduha n'akawunga nta nako muraduha. muhumure ibyo turi kubikoraho. imitungo y'abaturage nakubwira ikibazo cy'amakariso yanjye nimwumve ikibazo mufite mu baturage ntabwo mushaka kugira ngo mutuze ibibazo byanyu tubiganireho dushakire igisubizo. kuvuga ibibazo byacu kandi umutware wanjye mwirwana mu kabari musangije mubwira ngo ajya kwifatika abandi bakobwa. Yesu mudugu ugenda ufite mama we ntuzi biki mutuze. sawa ugomba kugira ndi mu nama. mutuze hasigaye abantu babiri. wowe ntacyo nta kibazo ufite. wowe nta n'ikibazo cy'umugabo ufite nta kibazo. Yesu wowe sha ndagifite mudu. ndabona ukiri mutoya yego. Ejo bundi barahwitiye ngo tujya kuzana inkoko ku kagari. Ngezeyo barambwira ngo ntabwo ndi mu cyiciro cya mbere. Kandi jewe bose ndi umukene mugira uko mumfasha rwose. izo nkoko ni mudugudu waziriye. Yesu mudugudu wazijyanye nta n'ukuntu byabura ko niwe wazijyanye. muzumva rya mwana zikira ngo byambare ingene ari nyifite. Kwisabira umukiri inkweto y'uwo. nimwumve aje ngo ni mudugudu arayinyaka. nimwumve nyamuneka nimwumve. Undi gihe muba mwavugije. Nimwumve. Mu mudugudu arake nimwumva ngira ikintu nka mudugudu ngira ikintu ndenzaho nyamuneka. inkoko n'abayobozi babanza bakazikora ajya mu gihe ko mugiye kutunyara kandi inama ndayisubika. njye inama ndayisubika. ugiye kunyara inyuma mama. Yesu ndayisubika inama. ubundi wayivuga none se mutuze umuntu abasubiza ibibazo bibazo. zimfasha ariko se mwebwe mujye umuntu ajye kunyara kure kandi ari yegereye ari. Yesu nimutuze nkawe mwatuje. ngiye guhera ku kibazo cya mbere. yego wowe ngiye gusubiza ikibazo cyawe. ni ukuvuga ngo ikibazo cy'amakariso. Really, nigga? ako kuri guseka birashekeje. oya mureke bise dore wirurare tusigaye tubunuza twe. nyine yajyanye abeshya abana be ngo agiye kuyabagurira wasanga yarajyanye abana. ndashaka kugira ngo muceceke. mwindakaza ndashaka kugira ngo muceceke ngewe mbasubize ibibazo mwambaje. nawe nyine giusubiza uri se. Yesu ntabasiri. dusekera twebwe. ntawe uri kuvuga iki. inkoko zanjye wari ako kujya dusekera waduhendera amazi. Yesu perezida aranyihereye. guhamagara irondo. Yesu ariko iryo rondo uri ahandi haba nahereye maze mbere y'ibyo ko dutinya irondo. Bro nanye nabe. vango dore ikibazo mufite mwebwe ntabwo mushaka kugaragaza ibibazo bizima. ubuzima bwe bwite cy'amakariso. amakariso wakabaye warayameshe mujye utwenda tw'imbere kuko mwajye munyana mu twana. iyo numeshe nka twanika mba ngira ngo izuba riviremo muri utwo tumayo ninjya kutwambara nwambare. ibyo birumva. murambwira ngo ninka. ariko se mu by'ukuri icyo kibazo cy'ikariso niko ko aba baturage munsetsa. oya nukuri nimubona nsetse nimugire ngo wenda ndimo ndabavugiraho nabi sibyo. utatuvugiraho nabi reka ndababaye. ngayihanga babashwe n'amayo sange. uzi ko murasiga bunuza. Yesu ihangane basi. ndagerageza mbyiteho basi. yihangane uri kumubwira ngo kuri sida ariko ibyo izo sababu turakugura andi makariso rwose. Yesu icyo cyumva neza. icyo uracyumvishe. Imana ishimwe ubwo ibigo bikemutse ibyaha. mumwitonze ndagira ngo mubwira iduzeni igura 15. Yesu nta kibeshyeho. noneho iduzeni igura 15,000 ubwo ngubwo wowe urirengera mu bajura bawe umpereze 15. yego nimutuze turamukuraho. Yesu nimutuze. busa mbaye mudugudu byananira. nimutuze nanjye nabishoboye. ngase nimutuze nyamuneka nimutuze. we ngiye kugusubiza nawe. gira vuba vuba. uri kumva ngo ufite kamera iwawe. ibintu bya kamera kubera ko wagafashe umaze gukirira mu byatsi. ukaba ufite kamera iwawe. kamera yamara iki kandi yari afite imwe bakanayiba. ako ni gute kamubaze ni gute ubundi ugira umuzamu ukagira imbwa ukagira injangwe ndavuga ipfu. warangiza ukavuga ngo umujura yaje arakwiba. hari ukuntu bafata inkari z'ingwe bakaza bakazihumuriza imbwa zikanukirwa bakazitwara. abangaba bo bihoreye. mutwihangane turaza kubyitaho. ikibazo cya tuwarete yanjye mana turaza kubyitaho.
humura nawe ndi kukwitaho nyamuneka nukuri ndi kukwitaho rwose ariko ntakirengagize erega ndamwikorera ako mwatuje ko uyu mubyeyi uri hano ko yatuje Yesu base ugica inyuma ukajya kugira mugasangira ibyacu oya nyamuneka ntagaruko ariko muganira uyu muri kwa ntakintu ntagaruko mudugudu nteye umva rata mada umva wowe ikibazo cy'umugabo uwo mugabo nyine wanze kukwishyura Yesu yatugezaho ntabwo wegera mutwara sibo ngazangereho ambwira ukuntu ibintu bimeze wowe mugabo wawe byagenze gute mbere yuko haza uwo mugabo wakegera mutwara sibo yagiye mu kabari n'indaya Yesu uje ubonye wowe Yesu use bamudugudu ninjye wakugejejeho ikibazo umuntu ajya Yesu ndabona mudashaka no kumva ninjye wakugejejeho ikibazo kemura ikibazo cyawe ndi kucyumva umva ndi kucyumva ndi kucyumva mu mutuza ariko se nyamuneka mutuza dutuza dutari nijinya niki ibibazo dufite ahubwo n'ugukunda abagabo gusa Yesu ko n'ugukunda abagabo gusa ko mukunda abagore ko numva abaturage mfite none Yesu ni mungani mwumvere ngani mwumva mubwire ihangane uwo mugabo uzanatuye ni gutyo ukemura ibibazo uwo mugabo uzanatuye ikibazo cyacu mva mubwire ni wa murumuna wawe twarabimenyewe reka mugaruke ubu ntibari kukurenganya amakeso bayanika hanze Yesu uyanika hanze kugira ngo izuba riyavemo none se utayanditse hanze ngo izuba ribe umva wowe twakemuye ikibazo cyawe kumura amafaranga ikibazo cyawe ariko muradufasha n'inkoko ayo mafaranga ayo ngayo nayo umutekano n'ibishimwe amafaranga bagamenye kumugurira ikariso ntanamupime ndebe ko zimukwira no mutuze wowe rata umugabo wawe ndumva yaragiye kuva usigaye winjiza abandi bagabo Yesu koko wa mudamu we ntisengaruka ku kibazo cyawe Yesu uradutuka ngo turi indaya kandi tuba turi kwishabikira se mwabuze akazi abangaba n'abacuruza amagara niko babita Yesu wowe utadukira abantu nawe uramenye uko n'uruhara ari kumubera ko twaraye udugu biki cyaraye muri so sinabonye turumbutse ahantu none naravuga ngo uzagira iki cyatsi abantu bafite aho wabura Yesu ushaka kuvuga ngo nta muceceke Yesu ngaho nyereka ndebe njye bereka ubu ngubu avuga ngo nta kintu ngo kirimo Yesu Yesu bano kiri ntasane hafi mata Yesu turabaza bagira ngo bateretse bawuta miliyoni nyine mutuze Yesu gukemura ikibazo cyanjye cyangwa inama ubundi inama niyo mwamwanyeneye kuko mu bibazo bidafite gikemure mu bwawe ikibazo byose hano birafutuza nereye ku makariso sinasubije kwishyura amafaranga y'umutekano wowe none ubugore buri hano burasakuza reka njyewe reka mbabwire baturage muri hano umva mwumve mwumve ukuntu ibintu ugiye kubikemura sibyo hasi nimwumve ikibazo ukuntu bimeze wavugana n'abantu bari gusakuza gutyo kumva iki icara we madamu icara ndavuze ngo icara ndashaka gukemura ikibazo ndabona rwose kuko ntabwo ndabona mudashaka gutuza ariko reka ngo ukemure ikibazo ugiye kugura ikariso zawe sibyo ariko utaha ugiye ufura umenye no kwanika kugira ngo mikorobe zipfe kugira mikorobe zipfe buriya bagira umwana ariko handi umuntu yahanika harya ngo nangahe 15 rwose asigaye agura ikariso madamu karisi imwe y'umukobwa igura serivisi 2,500 ako mfite ko mufite abaturage bibara sizo umutuku yambara gusa twebwe twiba baratwiba ngo turiba gute ubonye hese ko yambara umutuku wonye n'akagwe kaba kari yambara ingwe mwa n'utugo tuba turimo ubwo yapfa mereza mudugu mereza nanjye kubara ibitarangira mereza byibarire mudugu mereza You are a failure. You are a failure. You can never make it. You can never. You know you cannot make it. babwiza ukuri ngewe ntabwo nshaka abaturage ko numva ugiye kuyantongera mereza naye makariso yanjye bavuganye ko najya ko ikibazo uragikemura we dufite izihe gahunda wowe nanjye yayandi murayamba
bayaguhe yawe so ufite ikibazo cy'imbwa twebwe nanjye murira ikibazo cya sara umugabo mayo zanjye ngisi mayo karise vuga mayo wamayeho umwa ako se ntabwo wakuye amakariso yanjye ega ni amakariso yanjye bampaye urahita ujya kugura izindi ndajya kugura izindi mutuze nkurikirane n'undi wowe rwose nimutuze ni wowe amajwi nzayaguha ariko shaba unani karisa ari bwambara agiye gufata igikabutura agicemo kabiri cyajya yambara wowe mva nawe wowe harya ni bibiri nawe ufite ikibazo cya bibiri umugabo ariko nawe uri kwinjiza abagabo gakarya nari nihwanyaguye nibatanga ngaramye nibatanga agapfuka ntago mbizi mbo nawe rero nawe reka nguhe bibiri byawe sibyo murakoze nabyumva murakoze noneho umva mada ikintu nakubwira wowe wihangana turagushakira imbwa rwose turagushakira imbwa nanjye uranyishyura njye kuyigurira oya nutayishyura njye ubuyobozi urabuvaho nimutuze oya mudugudu nawe yaje mudugudu akemura ibibazo by'abaturage ntaho yaje uzi kwiyangirira ubu nta hantu yaje ruswa yaraciwe muyaciwe umva nawe ufite ikibazo cya tuwarete tugiye ku kibazo cyawe se we tugiye ku kibazo cyawe se umva wowe icyanjye cyanzuye gute imbwa turamanuka hari amahepfo mu gasara hari ikibazo gifite wowe nta kibazo nyifite ngaceceka wowe hari ikibazo ufite njye nta kibazo mfite bazongera bagutora inshuro igihumbi rwose sawa aho ni sawa noneho ufite ikibazo cya tuwarete ufite ikibazo cya tuwarete ufite ikibazo cy'ifumbire bajyanye cyangwa ufite ikibazo cya tuwarete icyamabyiye bajyanye izi fumbire yanjye ntabwo uri kumva ko bayijyanye wowe rero humura turagwaye ngaho noneho fata abantu bose bajye baza kunywa iwanjye buri munsi kugira ngo yongere yuzuye nyitiro turaguha agapapuro umva se ndaza kuganira umva se mutuze ariko se mutuze mwa abaturage ndaza kuganira n'abayobozi bankurikira urumva bari hejuru mu kuntu turaganira wowe turakohereza ujye ufata imifuka 5 ya kilo jana ya Irena DAP sibyo hari uko turakugize Irena DAP se ni ibiki ni ifumbire ni inuza ni ifumbire ya fumbire imeze nk'umuceri ntago muyizi se ariko uza amabyikunda hedu zikirayi cy'amabyikano fumbire se wayiwiriranya na ruriya ruhera bazana ngo none uragira ngo tugukorere iki ndagira ngo dusoze inama abantu banjye jya kungurira wese nyine uyinyereke nzagenda yiha karani bayikorera icyo ndacyitaho arajya ku kigo cy'amashuri icyo ndacyitaho umva rata mada arizo bundi wawe n'umudugu na toilette bayo yuzuye umva mada ndaza kushakira abakozi bayatindure bayaza ntiwawe umva rata mada ndagira ngo dusoze inama mw'abaturage sibyo ngiye ikibazo cyawe ntirakemura umva rata mada wowe ureba utyo wiseka kandi ufite ibibazo ubwo we tukivuyeho ndabona wishimye umugabo wanjye mwirirwana mu kabari none urukumbwira ngo nishimye ntago umugabo mufata neza rero gerageza wige gutanga keya sibyo keya basitanga bati umugabo utamuhaye keya umufate neza umuha agaciro kamukwiye aragucika akigenda wasanga kimugaburira ibijumba gusa niki ubu wajya gutaha agasanga wateguye ibijumba ku meza kandi yayiguze ifiriti yaguye amafaranga bada murabeshya makuru maje kumenya ko mubeshya ntabwo nshaka ngewe kabagabo muri uyu mudugudu mubafata nabi impamvu n'umugore bamuca inyuma ndi kuyibona yarumye wagira ngo nta nutuzi ngo iki abari afite akantu k'agahuyuhuyu kandi yarambwiye umugabo wawe ngo ufite agahuyu ibyo bintu rero byo gufata umugabo nawe bireke sibyo icyo ndagikemuye ntongere kuburana umva mutuze ndabona dusa nko dushoje inama ariko si y'inkoko ye byaranye noneho y'inkoko papayi wacuruzaga yabaye amata
ese sha wari umushwi batwaye cyatuza ni imineke iyo nkoko yari wari umushwi ni ipondezi nini. ese sha kubeshya ko ku murenge batanga udukoko dutoya Udukoko dutoya yari imaze gukura bayigaburiye. uyu mwana uyu nguyu atuye yayigurisha yagiye kwiga nta nubwo niga kujya byemera. waramubonye ntabwo wiga Eka nkubaze njye naje waje uri urakarara ikirara gute wambonye mageragere cyangwa iwawe ariko muri kutubwira ngo ni ikirara kandi afite ikibazo cy'inkoko yiwe. nkoko yanjye kawagasanga ariko katwaye imbwa yawe ngaho muri nkoko wowe ukuntu tubikemuye muri ukuntu tubikemuye ubutaha uzaza niba ajya gutanga inkoko tuzazi uza amazinga tuzaziguha ebyiri ndazikwemereye ebyiri z'uwo munsi ni zewe uzakiraho n'amahoro. murakoze cyane inama naha ngaha igarukiye gusa nyine ndizera ko ibibazo byanyu hari ukuntu ngiye mbikoraho ibirenze ubwenge bwanjye nzajya hejuru ntacyo tuzakomeza tubafashe sibyo wowe hari ikibazo gifite nta kibazo rwose wowe nanjye nta kibazo wakoze cyane mudugu ikariso si twe nazikuguriye byakemutse wowe umugabo hari ikibazo ugifite ku mafaranga sawa wowe ufite ikibazo cy'imbwa humura zizaza nta kibazo hari igihe wabona zaranijyanye zongera zigaruka oya ntago zijyanye ntago zagenda ngo zimare iminsi ibiri ubwo habigiyemo nk'uko habimbwiye ugiye kuzincara I don't know why it's going on. ntago bindeba nta kibazo ndaza kugufasha njye hejuru siko navuze ku buyobozi bwo hejuru nawe ufite ikibazo cya tuwarete ngira ngo mvishe ukuntu inama ukuntu naguhaye bimeze ibisubizo naguhaye wambwiye ko iwanyu hariyo tuwarete nari bindaza kuzana abantu n'ifumbire gayire na dapu ushaka ubishaka wazi wajya hari abakabigura okay sawa nta kibazo uzazi wanjye ntacyo nubundi isa nkaho yuzuye noneho wowe rero wowe madamu wowe hirya ufite ikibazo cy'uko umugabo wawe yagucitse wowe inama nakugira ngo wayumvishe ni ugufata umugabo neza ibyo kugenda avuga ngo ufite agahuye ngo ufite iki oya siko bimeze kutavuga siko bimeze yego mama kimudugudu arakoze murakoze nk'uko bisanzwe nyine mumaze iminsi muvuga ko tutagikora inama none